Yesu ashimwe cyane. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Twongeye gushima Imana ko nka Sunday School tubonye akanya ko guterana. Rero reka dutangire dusenga. Nizere yuko mwese muri amahoro kandi mwiteguye kumva ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga dushima Imana. Mwami Yesu turagushimira, tuguhaye icyubahiro, tugushimiye urukundo rwawe dukunda nk'abana batoya. Mwami ukaba natwe twemerera muri ibi bihe bigoranye, ukaduha umwanya wo kumva ijambo ryawe. Turabigushimira Mwami. Turagusaba kugira ngo mu gihe turimo kumva ijambo ryawe uzubane natwe, umwuka wawe wera amanukire kudufasha, adusobanurire kugira ngo tubashe guhindurwa n'iri jambo ryawe. Dusengeye n'abandi bana batabasha kumva iri jambo kugira ngo kubera kuri Imana ubashe kubacira inzira y'uburyo bakwiriye kuzajya bumva ijambo ryawe. Ni mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen. Murakoze cyane. Rero reka tubanze duhimbaze Imana mu ndirimbo ngufiya. Imana ibaha umugisha. Nothing in the world is better. Nothing in the world compares. Come on, people, now jump on in. We are giving the praise to Him. Nothing in the world is greater than God's love for you and you and you. Jesus is the good, good news. He's the way, the life and truth. Gave His life a sacrifice. He paid the price. Jesus is the good, good news. He's the way, the life and truth. He forgives all our sin. He's the Lord. He's our friend. Jesus is the great good news. Come on, people, now don't be late. It is time now to celebrate. Nothing in the world is better. Nothing in the world compares. Come on, people, now jump on in. We are giving the praise to Him. Nothing in the world is greater than God's love for you and you and you. Jesus is the good, good news. He's the way, the life and truth. Gave His life a sacrifice. He paid the price. Jesus is the good, good news. He's the way, the life and truth. He forgives all our sin. He's the Lord. He's our friend. Jesus is the great good Oh, Imana ni nziza. Yo, God is good. Dieu est bon. Oh, shantushi haura. Hallelujah. Dios es bueno. Hallelujah. Mungu ni mwema. Hallelujah. Katonda mwingi. Amen. Yesu ashimwe cyane abana. Ni karibu nanone mu ijambo ry'Imana. Nkuko nababwiye tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Dutangiye tubona hari abantu barimo gusenga bavuga mu ndimi zitandukanye. Rero ndaza kubisobanura muri iyi nkuru tugiye kwiga. Uyu munsi inkuru dufite yo kwiga iravuga iti ese mwuka wera amara iki mu buzima bw'abakristo. Turaza kwifashisha icyanditswe kiri mu byakozwe n'intumwa ibice bibiri. Icyo cyanditswe kigaragaza kuntu umwuka wera yaje ku ntumwa.
Yesu Kristo amara kugenda yari yarasize asezeranije intumwa yuko azazoherereza umufasha namara kugenda. Noneho igihe kimwe bari i Yerusalemu basenga mu cyumba cyo hejuru, noneho abandi banyamahanga cyangwa abayuda bari baratataniye mu bihugu byose bakundaga kuza ku munsi wa Pentekoste bagateranira hamwe. Uwo munsi rero bari bateranye, noneho intumwa nazo ziri mu cyumba cyo hejuru zirimo gusenga, noneho ngo umuriri urabatungura uvuye mu ijuru uramanuka ubamanukiraho umeze nk'umuyaga urahinda. Noneho ako kanya ngo intumwa zose zitangira kuvuga indimi nshya, zitangira kuvuga indimi zitari zisanzwe zivuga. Muri uko gusenga basengaga, buri muntu wese yatangiye kuvuga urundi rurimi atari asanzwe avuga. Noneho abantu bari bateraniye nk'uko twabyumvishije, hari harimo abantu baturutse mu bihugu bitandukanye. Bagahita bumva aba bantu barimo kuvuga mu ndimi zabo, batangazwa no kumva buri rurimi rurimo kuvugwa aho hantu. Baratangara, noneho barabazanya bati none se abasi b'Abanyagalilaya? Ngira ngo mwumvishije kuntu twatangiye dusenga tuvuga kuntu Imana ari nziza mu Kinyarwanda, mu Cyongereza, mu Gifaransa, mu Gishinwa ndetse no mu Cyesipanyolo. Ni muri ubwo buryo nabo ntago ari izo ndimi bavuzemo, ariko twabikoze mu rwego rwo kugaragaza indimi zitandukanye umuntu ashobora kumva kandi agatangazwa n'uko umuntu runaka zivuze yari azi ko atabizi. Ni nk'uko nguko rero Mwuka Wera yamamanukiye bagatangira kuvuga indimi nshya. Abantu bose baratangara ngo bariya se si Abanyagalilaya? None se ko barimo kuvuga indimi zacu, ko barimo kuvuga indimi zitandukanye, buri muntu uri hano karimo kumva ururimi rwe. Bano Banyagalilaya babyigiye hehe? Abandi baravuga ngo basinze. Pawulo yuzuye Umwuka Wera, ubwire mama cyangwa papa ngo Petero yuzuye Umwuka Wera arahaguruka arababwira ati, bagabo bene data, ibi ngibi mubona hano ntago twasinze, kuko uyu munsi ni isaha ya 3, ntabwo twasinze. Ibyo tuvuga ibi ni Imana isohoza isezerano ryayo yabivuze muri Yoweli, ivuga yuko izasuka umwuka wayo ku bantu bayo. Abasore bazuzura Umwuka Wera bazahanura. Uyu munsi rero byari bisohoye, abantu buzura Umwuka Wera. Petero abasha gushira amanga, avuga ijambo ry'Imana, arababwiriza ati, Yesu wa wundi mwabambye agapfa akazuka, wa wundi wakoraga ibitangaza, uyu munsi niwe umanuye, niwe udushoboje kuvuga ibi ngibi turimo guhamya hano, niwe turimo guhamya, niwe dushaka yuko mwizera. Yadusezeranije Umwuka Wera, none uyu munsi ibi murimo kubona hano nta kindi cyabaye, n'uwo Mwuka Wera wamanutse. Abantu ngo baratinya ngo ibyo bababwiye bumvishe kuntu koko wa Yesu bahakanaga, noneho abashije gukora ibikomeye, abantu bakabasha kuzuzwa Umwuka Wera, bakabasha no kumenya izindi ndimi abantu batabashaga kumenya. Baratinya, noneho ya magambo Petero yababwiye ngo abakubita mu mitima. Baravuga bati, noneho bagabo bene data, tubigenze dute? Arababwira ati, nimwihane mureke ibyaha byanyu, umuntu wese muri mwe areke ibyo yakoraga yizera Umwami Yesu Kristo. Uwo munsi ngo kubera imbaraga z'Umwuka Wera zari zamanutse, abantu hakijijwe 3,000. Ibaze nawe mu mateka ibyo bintu murimo kwibaza, abantu 3,000 gukizwa mu munsi umwe cyangwa mu gihe gitoya. Nuko rero aho ngaho niho tubonera imbaraga z'Umwuka Wera. Yesu Kristo yari yabanje kubabwira ati, muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya uhereye i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya. Noneho Mwuka Wera yari yaje, kandi koko biragaragara yuko Petero yamuhamije. Rero natwe abana batoya, Mwuka Wera yaraje kubamwizera bose. Twatangiye tuvuga ngo turiga ku kibazo kivuga ngo ese Mwuka Wera amaze iki mu buzima bw'Abakristo? Mwuka Wera iyo aje mu buzima bwacu araduhumuriza, akatwemeza iby'ibyaha byacu, kandi akadufasha kugenda duhinduka dusa na Kristo kubw'icyubahiro cy'Imana.
natwe rero iyo tumaze guhinduka gutyo tubasha gushira amanga tukabwira abandi bana, tukabwira ababyeyi bacu, tukabwira n'abandi baturanyi bacu ibya Kristo. Umuntu iyo yuzuye umwuka wera avuga ibya Kristo, sibyo? Umuntu iyo yuzuye umwuka wera avuga ibyande? Umuntu iyo yuzuye umwuka wera avuga ibya Kristo. Imana ibaha umugisha. Tugiye rero kumva nanone akandi karirimbo, niturangiza tuze kuza tubaza ibibazo. Murakoze cyane. The Holy Spirit will teach you all things. The Holy Spirit will teach you all things and remind you of everything I have told you. Whoa, John 14:26. The Holy Spirit will teach you all things. The Holy Spirit will teach you all things and remind you of everything I have told you. Whoa, John 14:26. The Holy Spirit will teach you all things. The Holy Spirit will teach you all things and remind you of everything I have told you. Whoa, John 14:26. Whoa, John 14:26. Yesu ashimwe cyane. Tumaze kumva ijambo ry'Imana. Nk'uko bisanzwe rero tugiye kubaza bya bibazo bituma tumenya yuko ibyo twize twabifashe. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo ese ni iki cyamanukiye intumwa? Ni iki cyamanukiye ku ntumwa? Yego. None se ikibazo cya kabiri nacyo kiravuga ngo ikibazo cya kabiri kiravuga ngo Petero ni iki yabwiye abantu bari bateraniye aho ngaho? Yababwiye iki? Amaze kubabwira se abantu bo bashubije bate? Ni ubuhe buryo bashubije aba bantu bari bateraniye aho ngaho? Ese hakijijwe abantu bangahe kuri uwo munsi? Okay? Ni ibibazo nka bingahe? Ndakeka mwabyumvishije. Ikibazo cya mbere, Mwuka Wera niwe wamanukiye abantu, izo ntumwa. Icya kabiri, Petero yabwiye abantu, arababwira ati bagabo bene data, ntabwo twasinze, ahubwo ni wa Yesu Kristo, niwe wasezeranije yuko Umwuka Wera azaza ariwe mufasha, none uyu munsi nibyo murimo kubona. Ikindi kibazo, abantu baravuze bati none se tubigenze dute? Ni iki twakora? Hanyuma abantu bakijijwe kuri uwo munsi bari 3,000. Reka rero turebe wa murongo wo gufata mu mutwe, turawusanga muri Petero wa 2 igice cya mbere umurongo wa 3. Kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Dusubiremo Petero wa 2 igice cya mbere umurongo wa 3. Kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Kongere, kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Murakoze cyane. Imana ibahereze umwuka wayo wera. Tuzi yuko ari isezerano twahawe nk'abizera. Iyo tumaze kwizera Yesu Kristo duhabwa umwuka wera.
Mwuka wera akadushoboza kubaho nka Kristo. Twamara kubaho nka Kristo tukagenda tubwira abantu ibya Kristo. Rero iki cyumweru ndabifuriza kubaho mwujuje umwuka wera kandi mugenda mubwira abantu ibya Kristo. Reka dusenge Imana. Mwami Yesu, turagushimira cyane nk'abana bato yuko watwemereye kumva ijambo ryawe. Tubonye umumaro w'umwuka wera mu buzima bwacu, araza akaduhumuriza, akatwemeza iby'ibyaha byacu, yarangiza akaduhindurira gusa na Kristo, kugira ngo tubeho kubw'icyubahiro cy'Imana, tubasha kubera abandi umucyo, tubasha kubabwira ibya Kristo, kugira ngo nabo babashe kumwizera. Ndasengera abana bato aho bari hose batataniye mu ngo zitandukanye n'aho bagenda ku mashuri, kugira ngo ubuzuze umwuka wawe wera Mana, ubuzuze umwuka wawe wera, baguhamye, bashira amanga, bavuga ibyawe, be kuvuga iby'abandi. Bafite stories nyinshi, bareba amafilime menshi, bareba byinshi, ariko mu izina rya Yesu turasenga kugira ngo umwuka wawe wera abuzure Mwami Imana, babashe kuvuga ibyawe, bashira amanga. Mwami turakwizeye kugira ngo mu gihe kizaza Mwami, ikindi kinyejana kizaza kizaba icyari cy'Abanyarwanda bakwizera, babasha guhamya ibyawe mu by'ukuri. Mu izina rya Yesu dusenze twizeye, amen.